aya boss uyu nuko yaguye asomanye na mugenzi we muri NSI bose ni bamaneko kano kari kaze bino bintu birimo ikibazo kama mbaya urebe uyareba mugenzi we mwari mwaneze mwari mwagambanye mwari mukeneye kumva ikirero ngaho mbwira sasa rero mbibutse biri kubera ku Gisiga Agasobanuye mukore subscribe vuba bigishyushye mbere ko tuntu twiko urebye umwishywa wanjye twari twaje gushura umwishywa wacu karaga surprise ntago yarabizi ko turi hano urebe urebye ubundi musaza wanjye batangira kwivugavuga oya ikibazo nta nubu ntago mbyumva umwishywa wawe mwambaye ibikweto bimeze gutyo mwari bwitsimbye wagira ngo mugiye guteragura umuntu imigeri uyarebye hanyuma muri garderobe mwakoraga iki ni ikibazo buri hari ibintu wabeshya ariko hari naho bigera gusobanura ibyo ugiye kubwira umuntu bikakugora kubera ko ubizi ko kama mbaye uwo muntu ari igicupura ariko kubeshya tu bano bararebanye uyagwa hasi ndapfuye mbibutse gato mwarimu yaraze karwaye ndapfuye ndarembye meze nabi munjyane kwa muganga we umwishywa wanjye abaye iki mwishwa wanjye gira vuba tujyana umwishywa wanjye kwa muganga wa mukinga ugomba kwifata neza ukereka uriya mukobwa kurwaye umeze nabi kandi cyane feri ya mbere amutera imigongo na afande ani mwishwa wanjye adapfa reka mujyane kwa muganga kumbe nibamane ko bigendera kano karumiwe mbega famiye famira mwoka byaramwe buriya kubeshya ni ikintu gihambaye cyane urebe feri ya mbere ibyo byararangiye tugaruka ku ishuri baza gukora ibizame mbibutse maneko wacu bino bintu ntago abizi ubundi hari ukuntu ugora umuntu uri no kumurusha nawe ukabibona kuri muramugora uyu maneko ntago bino bintu abizi pe abandi bana barangiza hakiri kare umusa yaje kubwira bene wabo ukuntu byagenze none se urabona ikirayi nubona zero barahita bakwirukana mu kigo hariya niko bigenda nta kuntu wavuga ngo umwarimu arigisha nurangiza wicare uvuge yuko utazi wagwanye gute umwarimu yigisha ukabona zero ibyo bintu wabisobanura gute oya none se muragira ngo nkore iki mwanjyanye yaramubizi je narangije kwiga kera na kaminuza narayirangije biriya bintu by'abana bo muri segonderi muri high school ntago mba nyibyibuka ikirenze kuri ibyo niriya section mo ndiga naga ariyo ngiye nakurikiranye base muri segonderi gusa kibuka we na meterese ukuntu bakoranye ivyo iminwa meterese ko yari inurire nurido meterese yari inurire urebe manegara hanga bizongera ryari ngo nge na meterese dukozanye iminwa ni icyana cy'ikinyeshuri ariko gikuze shawu ni gikuru iyo kiri mu bandi bana kubera agasura na siporo uba wagira nyine ngo n'urwana ruto cyane ariko n'urukurura ababyaye benshi muri bariye umva nagiye gusura wa muginga uzingezeyo nasanzeyo ngo baokerebe nabashikibi ngo nabari umunabi ariko abo bantu nabonye wagira ngo abo yitaga ngo ne bari umunabi wasangaga bamuruta aribo bakuru ni ikibazo nge byanyobeye uriya mwana kugeza n'ubundi kwibaza ngo ni muntu kinaga aramenya ko ari kamajeshi ari kuganiriza madamu ari kuganiriza mugenzi we bita ngo ni hano umva nangiye kwibaza ngo uriya musore ni gatiki ibaza umusore utinyuka kunsomagura urebe ari kubibwira mugenzi we none se metero watangiye gukundana n'umunyeshuri mugenzi we nanjye ntago mbizi pe ukuntu byagenze byabaye ari nk'impanuka yavuyeyo aza hano ni meteresi mu kigo baramwubaha yigisha neza akazi kagakora neza sasa meteresi yatangiye kuza kwiga kuri uriya mwana amenye ni gatiki ese uriya mwana turukaye yaje aturutse mu kigo cyaho bita ngo ni GS Kigali niho hano uriya mwana turuka urabizi neza se wabahamagara akabaza cyangwa se hari akaduka bari abantu bakoramo yavuze ngo ni wonkere we ngo ndi ni mushiki we ngo ndi ni murumuna we wazagiye ukanikera gutuma mugenzi we mu meterese mugenzi we bigana uyu mwarimu kazi yatangiye gukeka abantu nanowe nago yumva ukuntu bari abantu ngo ngo ari abantu bari aho ngaho kandi koko nawe hari ibintu rigabura bitapfa kumvikana uzi umuntu ukona kuza kabati njyewe
naje mu kigo nakabiroti nacyo yari hano umukobwa yari atashye mu rugo ayoba umuryango ayobera hano muraho do wampunguriye ko nibagiye urufunguzo nashi wanje amutama agatima uyu mukobwa atangiye kunika umusore ntabwo nayobye hano ni iwacu mu rugo naho nayoberwa uyareba ukuntu kari kwigira muri kamera zino nzu za hariya mu mahanga ubusanga zifite amakamera ya hato na hato aramureba mama yaje gukura wacyane hano ntabwo ari iwawe wayobye iwacu ni ku muhanda wa 8 ntabwo ari ahangaha ni inzu zijya gusa zifite imiryango imwe ariko imihanda iratandukanye umukobwa yari yayobye ayobeye mu muryango w'abandi umuryango utaruwe hakuno do ondebere veri ya mbere ku manota dore icyamaniga cyatsinzwe urandeba iki se metero urebere manika ndebere manika meterese ari guhamagara mbibutse kare bakoraga test do hari akamaneko dore maneko wazumbaza iki se metero cyana cyabonye 0 hano Rwanda ruri kwiyamamaza kujya muri bodi y'abanyeshuri mu kanama gahagarariye abanyeshuri hano mu kigo ariko komite y'abanyeshuri n'ubundi tu ariko abonye 0 mu kigo iki ni ikibazo gikomeye cyane sasa umuntu ukeneye kugira ngo nubwo wenda amanota yabonye nako amajwi yabonye bamutoye uyu mwana ni gute yakwinjira muri bodi ariko ubu wanyuma akibuka akono urebe abaginga bari hari abasubuzanya batanabizi ko ngiye nimo ndatsindwa baraho bicaye begamye akaguru kandi bagaraga ino bazunguza ino nje ndaho ngaho nta nuko nsibyo baba barimo undebere aya dewe garuke kuri kano kana gato cyane kagakobwa mama wako naga bakitayo usa naganga niko kaba kambere mu kigo none ubu ngubu baramagaye uyu mwana wa madamu taka ni wundi warusanzwe abo wambere hano mu kigo none ako bita kayona nako akakana bita ngo ni osuni ko kahise kaba kambere karabadepasa uriya arakabwira ati ni sawa none bwa nyuma na nyuma bashe kunkubita umugeri ubaye wa mbere umwana niwo mu bakene ubaye wa mbere sha uransinze nasoni do uyaje kwicaranga ubundi mu busanzwe yarasanzwe abo wa mbere niyona niko bamwita akaba ari umwana wa madamu taka none do yaje kwicaranga bamutsinze ubundi mu buzima busanzwe niyo abaga wa mbere yabaga yoboye kino kigo ndetse ayobosanya inkoni y'icyuma gake yikorera utumanyeri twe none ubu tuvugana byanze undebere byanze yaje kwicaranga hakuno mama we nawe yisabona amakuru ku mwana we yabaye wa kabiri ubundi uyu mwana yarasanzwe abo wa mbere mu kigo cye ikiwe niwe principal niwe nyiri kigo buri kimwe niwe CEO niwe manager niwe nde byose mbese uyu mudamu ni byose hakuno rebe niyo gake barakwereka uyaje hano yaje hanga mbibutse mukuri subscribe kugisiga agasobanuye no hano biri kubera nahandi nimumara gukora subscribe buraza ko ari uburyo bwiza bwo kuzajya mubona iki mubona iyi filime buri uko nyipostinze kandi nguko nababwiye uko mukora subscribe cyane hari subscribe mba narihaye ku munsi navuga ati izi ni nzibona ndahita mbatamo akandi ka episode ubwo impamvu ngashizeho nuko mbonye izo sabu 100 zamaze kujyaho zikijyaho rero episode iraza guhita yirohaho nayo ako kanya bano baje kuganira mbibutse uyu nawe yatsinzwe yabaye wa nyuma mu kigo do mu manota ari inyuma bano bari kurya ni ba mushuti ariko umwana w'umukene yatsinze ingagari gusa ni ba mushuti baragendana mu byo bakora byose baba bari kumwe tugaruke hano gake manigaranga mbibutse wakene kujya muri bodi muri baduwaye mbese ni akanama gahagarari abandi banyeshuri ko k'abanyeshuri ko yicaye ahangaha atangira kubona yambaye akagofero mu bami ba kera ni umukobwa yatangiye kurotarota umuhungu bya hato na hato undebere yatangiye kugenda murotarota mushonashona bya hato na hato yarobye niko babyita